Bakunze b'ikiganiro cyacu duhuje imitima, nongeye kubasuhuza kuri uyu munsi. Mbifuriza nizera ko mumeze neza mbere na mbere, kandi mbifuriza kuzakurikira iki kiganiro cyacu twongeye kugarukaho kirebana n'amateka y'u Rwanda, tuyahuza n'ibyanditswe bitagatifu. Nkaba rero mbasuhuje mwese, nkaba banje gusuhuza Zefani mugenzi wanjye turi kumwe byiringiro, kugira ngo ndetse mureke yinjire no mu ngingo z'ikiganiro, noneho abasuhuze dukomeze tuganire. Murakoze. Zefani, umwanya ni uwanyu. Urakoze madamu kuba uduhaye aka kanya ngo tuganire, kandi ndagusuhuje, ndasuhuza n'abatwumva n'abazatwumva, mbibutsa kandi ko turi muri kwa kwezi ko gusabira igihugu cyacu, abanyarwanda n'abumva ikinyarwanda. Burya hari impamvu tuba tuvuga ururimi rumwe nubwo twaba tutari mu gihugu kimwe. Ariko rero iki kiganiro cy'uyu munsi twagira ngo tuganire yenda ku buryo bwa nyuma, n'introduction yuko turangiza iki kiganiro tubabwira tuti u Rwanda ntabwo uko murubona, uko mwarubwiwe, ntabwo ariko rumeze, kuko burya u Rwanda n'iryo zina ryarwo rivuga isi yose, ariko hakaba n'u Rwanda ruri hagati, ni capital cœur, donc ni umutima w'isi. Aho ngaho hariya hari u Rwanda, niho bavuga ko hari capital cœur, ariko ahasigaye hose ni u Rwanda narwo. Yego, ariko rero twebwe abanyarwanda twagiye muri systeme y'ibihugu byo mu isi, tujya mu mitekerereze, mu migirire yabyo, kandi Imana yari yaradushyizeho kugira ngo tubere icyitegererezo cy'abandi, kuko Imana yahisemo abanyarwanda. Amosi aravuga ati, ni mwebwe nzi mu bandi bose basigaye, ni nayo mpamvu mbahana. Twebwe rero muri icyo kiganiro twagira ngo tubumvishe yuko ndabaha ibimenyetso bya nyuma ku byo nabonye, kuko ni byinshi bya nyuma byerekana yuko u Rwanda rwacu ari cya gihugu cya Isirayeli yanditse mu gitabo cy'Imana, ivuga yuko ya Isirayeli ya kera, ya Isirayeli ya Dawidi, itandukanye na Isirayeli yariho nyuma ya Salomo, kuko nyuma ya Salomo habayeho ibihugu bibiri, kimwe cyitwa Isirayeli, ikindi cyitwa Yuda.
ariko kuri Salomo no kuri Isirayeli na mbere yaho igihugu cyitwaga Isirayeli. Imana muri Bibiliya ivuga yuko ya Isirayeli ya Salomo na Dawidi na Sawuli na Samweli n'abandi izongera ikongera igahura ikaba igihugu kimwe, ikikaba Isirayeli ya nyuma y'intuzi. Iyo Isirayeli Imana yavuze mu gitabo cyane cyane cy'ubuhanuzi Yeremiya, umuhanuzi Zakariya, umuhanuzi Yoseya, umuhanuzi Isayi, abo bose Isirayeli bavuze ntabwo bigeze bavugaho izabiri, ahubwo bavuze yuko izahinduka ikajya ahandi, kuko Ezekiyeli Imana yamubwiye gukora ntuza kudekura dese yayo, dese imeze Yeruzalemu imeze neza nka Yeruzalemu iyo ngiyo ya mbere, noneho akayishyira hagati y'ibihugu by'amapagani. Hano rero twe turababwira tuti turabereka yuko n'ibimenyetso bya nyuma mu kiganiro twerekana yuko ya Isirayeli Imana yavuze muri abo bahanuzi bo mu gitabo cy'Imana ari hariya. Muri make burya iyo mvuze u Rwanda n'Uburundi buzaho, ushobora gufata igice cy'akarere kegereye u Rwanda n'u Rwanda rurimo noneho. Niyo mpamvu mvuga ngo abavuga u Rwanda, abavuga Ikinyarwanda, kuko n'Abarundi burya nicyo batuvuga ururimi rumwe. Noneho naho handi hose bavugamo urwo rurimi niba barwumva. Ndabaha ibimenyetso byanditse mu gitabo cy'Imana uko byagiye ibya nyuma, ntavuze cyangwa navuzeho gakeya mu bya mbere, ariko ubu ngubu ndashaka ko kubaha ibyo naba narashigaje nyine, kugira ngo nitunabye umuntu nanashobora kugira ngo asome Bibiliya ayisome yumva Isirayeli bavuga iyo ariyo, Isirayeli bavuga aho iri, Isirayeli urwo Rwanda. Kuki urwo Rwanda dabo? Kuko u Rwanda ni ukuvuga ngo igihugu kizaba kinini cy'isi yose. Cyatangiye ari gitoya kigenda kigara kikaba isi yose. Muri gutangira Ikinyarwanda gutangira iki kiganiro, nagira ngo mbibutse ko muri ibyo twaganiriye twavuganye yuko abanyarwanda ibyo twari tugiye no kubyibagirwa, ariko burya ntabwo ari byiza kubyibagirwa. Ubwoko gakondo bw'abanyarwanda bwari bwa bundi bwarimo businzira, baribagije, ahubwo bazana ubwoko buturutse kuri shitani. Ubwo abanyarwanda ubwoko twari tuzi cyangwa se bashatse kwibagiza abantu, bwari buriya bw'abanyiginya, bw'abashambo, bw'abasinga, bw'abazigaba, bw'abagesera, ababanda, abacyaba n'abakono n'abakiri bazamo,
burya abacyaba baba bari ntabwo ari n'ubwoko ariko ntabwo ni sukara burya intuza y'abazigaba. abacyaba n'abazigaba burya ni bamwe. Bari nk'abo n'abazigaba ndetse n'abenengwe burya nabo bose. Abo bantu uzasanga bafite intuza totemu imwe. Burya abanyarwanda buri bwoko bufite totemu yabwo ni ukuvuga ngo iyo bafite totemu imwe baba basangiye umukurambere wabo uri kuntuza. Abo benengwe rero nabo bazigaba n'abaki basangira ubwo bwoko. donko abongera abatsobe mbabona mu bontuza mu bo Vansina abashyiramo mu itangiriro mu gihe cya Ndori, ariko mu by'ukuri bigaragara yuko nta totemu bafite. Iyo udafite totemu burya ni nk'ubwoko buba budakomeye mu bandi. donc abo bose badafite totemu ni nk'ubwoko baba bivanye ku bandi cyangwa se baturutse ahandi, ariko ntabwo ari ubwoko bwaba bukomeye mu Rwanda. Gusa ahangaha icyo narindi navuze ubwoko bw'Abatutsi. Bariya ababega abakono bafite umukurambere umwe kandi bafite totemu imwe. Iyo bafite rero totemu imwe ni ukuvuga ngo baba bahuriye mu bwoko bumwe. Uwo totemu nako uwo mukurambere wabo yitwa Mututsi. Niyo mpamvu jewe mbita Abatutsi. Afite ntabwo ari je mbibita, nibo biyise gutyo. Gusa nuko bashatse kubikururira n'abandi batagize aho bahuriye na Mututsi. Iyo urebye mu mateka yacu usanga abo ngabo cyane cyane aribo bigira yuko bitwara nk'aho bafitanye isano, aribo bafitanye isano n'ubwoko bwa Isirayeli. Hari n'ababivuga, hari abagiye babivuga, baranabyandika. Abatari mu Rwanda barahari, nko mu Burundi baranabyandika rwose, bagira na za ntuza za institut z'intuza bakora n'ibiki byose, ariko ntabwo mvuga yuko ari amakosa. Ariko bagombaga kumenya iyo Isirayeli bavuga iyo ariyo, kuko muri Isirayeli nabo harimo ibice bibiri. Harimo ab'Imana itagize. donc jewe ndashaka kubabwira ko n'abasigaye bose nibyo turi bwerekane muri iki kiganiro, niho baturuka. Uravuga baki abasigaye bose? Ayo moko yose y'Abanyarwanda aturuka muri Isirayeli, aturuka kuri Yakobo, kuko Yakobo ni Isirayeli. Naho abavuga ngo baturuka kuri Isirayeli iri hariya, iriya ni aderesi itari nziza ku buryo bayishyiraho. Ntabwo ari nziza rwose. Uramutse uyishyizeho
ni nko kuvuga ngo wiyambitse gusa ugiye ku musozi ugiye kwerekana ko wambaye neza. Ibyo niba ushaka kugira ngo ubyumve neza ujye mu gitabo cy'ibyahishuwe urebe igice cya 2 umurongo wa 9 usome wose urangize uraza kwiyumvira icyo bivuga, icyo ndimo mvuga, kuko ntabwo byo mvuga mbivugira muri ntuza mu gusa Isirayeli ya kera, Isirayeli ya Yakobo niyo abo bose baturukaho. Unashatse n'abo banyafurika bose babona ngo nabirabura n'abaki, abo bose niho bakomoka. Ntangirire kuri iyi ntuza kuri uru Rwanda rwacu, aho igitabo cy'Imana ndumva narabivuze ariko ntacyo byishe kunyisubiyemo, yuko Moyize ubwe yarivugiye ati, mbabarire mvuze mu Gifaransa ariko ufite Bible y'Ikinyarwanda asome Deuteronome, harya niki Deuteronome, donc niki muri ntuza mu Kinyarwanda? Kongera kwishyira mu kizamini Deuteronome. Nombre ubanza ari imbere. Nombre et Deuteronome. Nombre no kubara. Kubara ngaho si yose nombre nyine. Niyo Deuteronome se? Oya, nombre ntabwo ari Deuteronome. Deuteronome. Nzajya mfata Bibiliya zombi nzizanire rimwe niho nzajya mbishobora. Ushoboye kureba iyo ntuzi yo kubara, kubara itangirira ibarura niko itangira ndayifite n'ibarura hano niko byanditse, hari ibindi n'ukubara biterwa na Bibiliya. Hari ibarura no kubara. Okay. 32 32 21. 32 21. ndahafite. Ariko njye natangirira kuri 20 buriya niba ushaka ko nyisoma. Reka nyisome ibyo mvuga nta nubwo bitangirira kuri ntuza hitangira. Okay. Iravuga ngo j'exciterai votre jalousie par un peuple qui ne mérite pas son nom. Je provoquerai votre colère par un peuple insensé. Soma 21. Kubara, c'est ça? Nibarura. Wavuze ko ari nibarura nibyo mfite. Ngewe kuri 21 haranditse ngo ingabo zanyu zikambuka Yorodani kugeza ubwo Uhoraho azirukana imbere ye abanzi be bose. Azirukana imbere ye abanzi be bose. 21 gusa. Urayirangije? Maze mukazahindukira ari uko icyo gihugu cyaganjwe, ntacyo muzabazwa imbere y'Uhoraho
n'imbere ya Isiraheli banza atari byo tumva bidahura ngewe ni igikurikiranye n'icyo ngicyo ibyo ari byo byose. uravuga umurongo ukurikira cyangwa igitabo gikurikira? Igitabo wowe wasomye ibara ivugurura amategeko siyo Deuteronome buriya oya hakurikiraho ivugurura amategeko urumva ntabwo ariho biri gifite ibarura kandi n'iryo kubara Bibiliya rimwe na zimwe bandika kubara ya noneho kurikira iryo barura igitabo gikurikira ni igitabo cy'ivugurura amategeko ndumva ariyo Deuteronome. noneho soma 32 21. bambangikanyije n'ibitari Imana nyakuri barandakaza bayoboka ibigirwamana by'amanjwe bishakiye nanjye nzababangikanya n'ikitari umuryango nyakuri mbagirire nabi nkoresheje ihanga ritagira ubwenge. urumva ibyo nsomye n'ibyo usomye ntaho bihuriye kandi ibyo ngibyo bagize babivanye muri iki gitabo cy'igifaransa. 21 hakurikiraho Samweli nicyo ngicyo naho ngaho numvise uduce bagiranye urumva ntabwo bihuye nkunze gusoma Bibiliya nkasanga ntabwo biba bihuye. ahandi hari kukorohera arabisubiramo ntuza mutagatifu Paul mu Baroma igice cya 10 Abaroma igice cya 10 19:21. Abaroma bakurikirana na n'ibyakozwe n'intumwa. Baroma nibo babanza se nibo bazanye donc hari Yohana byakozwe n'intumwa Abaroma. Abaroma 10 umurongo wa 19 kugeza kuri 21. kugera kuri 21. nongere gusoma nongere mbaze mbese Isiraheli yaba itarasobanukiwe? Musa niwe wabanje kuvuga ati nzabaharika ikitari umuryango muterwe ishyari
n'ihanga ritagira ubwenge. aha ibi rero nibyo wagombye kuba warasomye hahandi hambere. Ntabwo bihuye. Eh? Ntabwo bihuye. Urumva ariko mu gifaransa baravuga ngo j'extrais votre jalousie par un peuple qui ne mérite pas son nom. Ubwo no kuvuga ubisobanura ute wowe? Arabwira Abayisiraheli ko azabasimbuza abandi mu by'ukuri. No nzabateza ishyari. Donc nza kubera kuri ntuza donc nzabateza ishyari n'igihugu kitabimerita muri make. Kitabimerita, kitagombye mutagombye kwigereranya nacyo, donc kitagombaga kuba gifite intuza kuri gisuzuguritse. Voilà. Urumva par un peuple sensé. Urumva ko ahangaha arimo arababwira ngo c'est un peuple y'abandi bakanzinya bantuza rwose mwebwe ako gahugu iyo peuple izabatera ishyari kubera ahangaha impamvu mbizanye ni kiriya gihugu cy'u Rwanda umwami Rudahigwa agituye Kristu Mwami mu 1946. Ntabwo bandi Imana yabwiraga ngo izabatera jalousie, ntabwo bamaze imyaka 2 ataraza ngo bidekarare ngo ni Israel. Bahise bakora ibishoboka byose baragenda bashyira hariya batura izina ryitwa Israel, kandi ntabwo hariya ntabwo ariho hari Israel, atari izina ryabo. Urumva nuko ahangaha rero mwumve ko Israel yagiyeho yashyizweho u Rwanda rumaze gutura Kristu Mwami hashize umwaka n'ibintuzi. Nations Unies ziba zabaye mobilize zirayemera ngo ni Israel yabayeho, ariko ashaka kuvuga ya Israel ya kera yagarutse, Israel yatowe n'Imana yagarutse, noneho kugira ngo basibanganye bya bindi byo gutura igihugu cy'u Rwanda kwitura Kristu Mwami. Buriya urakeka ko babikurikiranye bagasanga barimo babatwara vedete? Ntabwo zibari abantu. Amateka y'u Rwanda barayibye kuva muri 30 umupadiri w'umuzungu wabanje kuyakusanya, narabibabwiye ahangaha Shumasheri yanze kuyatangaza, yajyanye amapaje 1400 uko buri afite abo yayahaye. Yamaze kugerayo Vansina wabyanditse yaravuze ati nasanze igitabo gishyize hanze ngo cyadurumbagatanya isi, cyane cyane ko atashoboraga no kubona n'umwe gitero cyandika. Aricecekera arabyihorera aratuza. Urashaka kumbwira se ko bari abantu batigeze bamenya ayo manuzi?
uriya uwo Schumacher yaragiye abipartaje bene wabo kuko yarabonye ibintu bigomba kuba bibatera ubwoba ariko babigira ibanga kuko hari isosiyete secrete n'ubundi niyo turimo. Ntabwo babigize ibanga gusa, ahubwo na Kagame wamukurikiye yagizweho presiyo ku buryo yandika ibintu bidashobora kwerekana iyo ntuza uko kuri. Urakeka ko bamugizeho influence nabo? Ubushize twavugaga ko yanditse iby'ingoma yari iriho yabeka. none si ingoma ingoma Schumacher jewe ntekereza yuko afite ntuza origine y'Abadage. Iryo zina ni ibidage n'ubundi ni bavuga Schumacher. Kandi Abadage nibo babanje kuza mu Rwanda. Exact. kandi Abadage bakorana na bariya ibihugu byose. nuko urumva abo ngabo nibo bagizemo ntuza babwira bati ibyo bintu muvuga bagira gute. Nuriya Kagame ashobora kuba yarabonye ntuza instruction zivuye i Roma, ku Roma niho agomba kuba haragiye nayo mateka. Urumva Birashoboka wewe. Ibyo byose nunashaka unakurikire na nyuma yaho Kiliziya Gatolika irafite uruhare runini mu kutavuga ko Yezu yaje mu Rwanda. Kugeza n'uyu munsi ntabwo aremerwa, biremerwa. Umusenyeri washatse kubivuga ku ngufu bamuvanyeho gahamanye. Yarabyandikishije mu igitabo gipiburiya i Roma. I Roma ntabwo bigeze bemera yuko Yezu yaje mu gihugu, ahubwo bashyiramo wa wundi barambwira ati kondisiyo n'igi ni ugutazavuga yuko Yezu yabonekeye Kibeho. Nuko urumva iyo jaruzi irahari. Burya ngo abatabizi bicwa no kutabimenya. Abanyarwanda kandi cya gitabo cy'Imana hahandi nababwiye muri byahishuwe igice cya 2 umurongo wa 9 urerekana abo bantu abari bo, iyo abo biyita Abayahudi. Aho ngaho biri hari. Urumva nuko ni ibintu ushobora ushyira ntuza ukareba ugasanga burya twaragambaniwe, burya ibyabaye iwacu byari byaranditswe kera. nta kagambane, ibyo biragaragara. Urumva ubwo rero ruriya Rwanda urebe neza urasanga na nyuma yuko kandi umwami yavuze ibintu bikomeye arimo atura u Rwanda. Kristu Mwami yanahicuye n'amateka. Ibyo yavuze yashyize ku mugaragaro ibyo Kagame yarazi yuko Kristo ari we wareyinishije u Rwanda. Birimo muri ati ni wowe warwikore, noneho uruha abami uko bakurikirana ubaha amategeko, nta n'umwe wigeze akurikiza ayo mategeko yawe. uwo ni ntuza Rudahigwa wabivuze. kandi Alex Kagame ntaho byandika mu mateka rimwe, ntabyo nabonye yabyanditsemo. Urumva ibyo bintu Kagame ahubwo yanditse yuko ngo u Rwanda rwabaye inifiye nk'umwami witwa Cyilima-Rugwe ntiyigeze abaho mu Rwanda. Abana be akuye hirya no hino ashyiraho ngaho. Kagame yagiye atora abantuza ntazi aho bakuye, n'amazina ntazi aho yakuye,
ayabaha aho ngaho ngo nibo bakoze u Rwanda. Yeremiya, umuhanuzi witwa Yeremiya, nagira ngo wongere uhage kuko intuza kujya muri icyo kinyarwanda bituma abantu bamenya yuko ikiriya kinyarwanda nacyo n'amazi barimo badupfunyikira. Yeremiya 29:14 yavuga ngo kiriya kinyarwanda ni ntuvuga ngo ziriya Bible bashyira mu kinyarwanda kuriya barapfunyikira amazi abantu. 29:14 9:14 barahageze baratangira bavuga ngo nzabareka mu mbone, uwo ni Uhoraho ubivuze, nzabahumuriza mbakoranye mbakuye mu mahanga n'ahantu hose nabatatanyirije, uwo ni Uhoraho ubivuga, bagarurire aho nabakuye nkabajyana bunyago. Harya ndageza kuri kangahe? uretse gato ngo iki 14 kugeza kuri kangahe? 14 wonyine wahurangije. Urangije. Nsubiriramo hanyuma aho nyuma yaho bavuga ngo n'Uhoraho ubivuga. Noneho komeza gato kugira ngo basubize. Reka nongere nsubiremo. Nzabareka mu mbone, uwo ni Uhoraho ubivuze, nzabahumuriza mbakoranye mbakuye mu mahanga n'ahantu hose nabatatanyirije, uwo ni Uhoraho ubivuze, mbagarure aho nabakuye nkabajyana bunyago. Ubwo 14 oye umva ngo mbagarureho nabakuye, bagaruraho nabakuye nkabajyana bunyago. Ni ukuvuga icyo nacyo ntabwo ari cyo. we handitse ngo iki? Pour vous réintégrer au lieu d'où je vous ai exilé. Urumva Imana yarabirukanye, sibyo? Ibajyana ahantu, ibagejeje ahantu, irongera irabirukana. Noneho hano iravuga ngo nushaka wongera uhasome, je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux d'où je vous ai dispersés. Mbakoranye mbakuye mu mahanga n'ahantu hose nabatatanyirije. Okay. N'Uhoraho ubivuze, mbagarure aho nabakuye. Buretse gatoye. Okay. Aho ngaho umaze gusoma. Mbagarure mbavanye mu mahanga n'ahantu hose nabatatanyirije. Okay, point. Imana yabavanye muri Isirayeli, irabatatanya, sibyo?
aho ngaho Imana ari ukubasubiza muri Isirayeli, yari kuvuga ngo mbavane mbagarure mbavanye aho ngaho mbazane aho nari narabahaye. Ariko hano iravuga ngo mbajyane, komeza noneho, mbajyane mbagarure aho nabakuye nkabajyana aho nabakuye, nkabajyana je vous ai exilé. Urumva? Donc yaba yarabavanye muri Isirayeli ibakwirakwiza hirya, donc ibajyana aho yabayegiziye, noneho imaze kubegizira ibavanaho, ibajyana hirya no hino. Ati noneho nzabavana aho ngaho mbajyane muri hahandi nari narabahungishirije muri make. Donc so kubahungisha ni ukuba birukana, kubatatana. Donc urumva yuko hano Imana ntabwo ivuga ko izabajyana muri Isirayeli yabavanye, ahubwo izabajyana hahandi yari yarabahungishirije. Niho bazaguma rero none maherezo. Nicyo gihugu cyabo. Aho yari yarabahungishirije. Voilà. Aho yabahungishirije ntabwo ari mu gihugu yari yarabahaye bava muri Egiputa, kuko ho yarababwiye ati mwarabyanze, ntuza ya royaume nzayiha iyindi peuple. Donc aba ni Abayisiraheli ba kera Imana yabwiraga. Ntabwo bazigera bataha iwabo. Ntabwo izabacyura hariya, cyangwa se ntabwo iyo ntuza Isirayeli nshya ari hariya bari imbere. Nicyo ahangaha iyi ntuza irimo yerekana, irimo irabwira abantu yuko abashakira Isirayeli ya yindi la terre promise, abayishakira hariya ubuyobe bugize. Ntabwo iki gitabo ntabwo cyerekana yuko ariho buri, kuko hariya ni kwivuko, ni muri bwa butaka bwahawe Aburahamu. Ariko Isirayeli ya la terre promise Imana niyo yahaye Yakobo, kandi ubutaka Imana yahaye Yakobo nibwo bunini cyane kurusha ubwo Imana yahaye Aburahamu, kuko Imana yahaye Aburahamu igihugu abaturage bakiri bakeya, cyangwa bari kuba bakeya, kandi bashyira ahantu mu mfunganwa. Ariko ihaye Yakobo imubwira ko abana be bazaba benshi cyane, ku buryo bazaba barenga bangana n'umucanga wo ku nyanja, kandi bazava ku nyanja bakagera ku yindi, noneho bakazamuka bakazagera ntuza ruguru kuri fleuve, ukagera no kuri extrémité de la terre. Iyo ntuza rwa Rwanda ruri au centre, rwa Rwanda rwa Gasabo ruri au centre ya Rwanda rugari. Ahangaha turumvikana. Donc iriya Isirayeli, ujya kureba Isirayeli hariya abatazi yuko Isirayeli nyayo y'iwacu mu gihugu cya Kristu Mwami. Ntuza hari igitabo cyitwa les médias du génocide,
Jean Pierre Chrétien ndakeka agifatanije na ntabwo byanditseho ariko reka ne kwirwa muvuga mwihorere byanditsemo harimo François du Paquier, Jean Pierre Chrétien, Marcel Kabanda na Joseph Ngarambe. Okay. Joseph Ngarambe uramuzi? Ndamuzi. Njya mubona cyangwa njya mwumva ntabwo tuziranye sindahura na. Aho ngaho mu Bufaransa. Aravuga ngo avant même que la nouvelle de la mort du président soit annoncée par les ondes de Radio Rwanda, le FPR, par la voix du général-major Kagame et par les ondes de sa radio Muhabura, annonçait qu'il marchait sur Kigali. Ils y étaient déjà. Le soir même de cet attentat. Le soir même de cet attentat. Car l'appareil présidentiel ne s'est pas écrasé, mais a été descendu. Nashaka kugera hariya ngo kuri les ondes de sa radio Muhabura annonçait qu'il marchait sur Kigali, avuga yuko amanutse agiye Kigali. Ariko ubundi yari ahasanzwe ntibari baramuhaye inturo se muri sende kuva imyaka ingahe ntiyari ishize niba imyaka yari igezeho. Yego ibyo tubyihorera yari ahasanzwe ariko icyo gihe yari agiye kuhatera. Urumva yari amanuye intuza ingabo ze agiye gutera icyo gihugu. Wansomera kuri Ezekiyeli 38 10:12. Bavuze 38. Yego 10 kugeza 12. Icumi. Dore rero uko Nyagasani uhoraho avuze. Uwo munsi mu mutima wawe hazavuka ibitekerezo byinshi biguteramo imigambi mibi. Uzibwira uti ngiye kuzamuka ntere kiriya gihugu kitagira ukirengera, mbuze uburyo bariya abantu batuje bakaba banibereye mu mutekano kandi batuye bose mu migi itazitiye, itagira ibihindizo habe n'inzugi. Nuko uzajye gusahura utware n'iminyago, uramburire ikiganza cyawe kuri ayo matongo,
yongeye guturwa, ukiramburire no ku muryango w'abikoranyirije hamwe bavuye mu mahanga bakikorera imirimo y'ubworozi n'ubucuruzi kandi bakaba batuye mu isi rwagati. Abantu b'i Sheba n'i Dani. naho ngaho Narangije 12. bahageze. Urumva rero aravuze ati ugiye, ariko ntabwo harimo amagambo nashaka kumva ntigeze numva uko wayagize. ugumane aho ngaho wafunguye, reka noneho nsome jewe mu gifaransa. Urumva? Voici ce que déclare le Seigneur Yahweh. En ce jour-là, des projets naîtront dans ton cœur et tu concevras des desseins pervers. Je vais marcher, diras-tu, contre un peuple sans défense, contre des gens paisibles qui vivent tranquillement dans des cités sans murailles, sans porte ni verrou. Tu iras donc là pour piller, pour te faire un butin, pour porter la main sur ces ruines maintenant repeuplées, sur une population ramenée d'entre les païens qui résida sur le nombril de la terre vague à présent à l'élevage et au commerce. Uwo munsi amaproje azavuka mu mutima wawe. Hano baravuga ngo ibitekerezo byinshi bizavuka by'imigambi mibi bizavuka mu mutima wawe. ariko nuza hariya ngo tu concevras des desseins pervers. Donc nuza, donc shitani zamwinjiramo. Noneho ufata icyemezo uhaguruka uvuga ngo je vais marcher, diras-tu. Hano ni ukuzamuka, nta nubwo ari ukumanuka. Ngiye kuzamuka ntere kiriya gihugu Je vais marcher, ngiye kugenda, diras-tu. Aya magambo Imana ivuze ko azavugirwa mu kanwa ke niyo tumaze gusoma muri cya gitabo cya Jacques cyaba Yosefu Ngarambe. Donc je vais marcher sur Kigali. Noneho iravugira iti ugiye gukora iki? Tu iras là pour piller, pour te faire un butin, pour porter la main sur ces ruines. Ariko nujya hasi kuri 14 aravuga ngo c'est pourquoi fils d'homme tu rendras à Gog l'oracle suivant. Voici ce que dit le Seigneur Yahweh. N'est-ce pas qu'en ce jour-là, quand mon peuple Israël habitera son pays en toute sécurité, tu te mettras en bras, tu viendras de ton pays, du fin fond du nord, suivi de ta puissante armée, ta horde
immense de cavaliers, mon peuple Israël izaba iri yibereyeho tranquillement. Reka nsome mu Kinyarwanda. Ngaho Kuri ubwo neza Ezekiyeli 38:15. ya handi ujye ku murongo wa 14. Kubera iyo mpamvu rero umwana w'umuntu hanurira Gogi umubwira uti dore uko Nyagasani uhoraho avuze, koko mu gihe umuryango wanjye Israheli uzaba uri mu mutekano nibwo uzashyira nzira. Icyo gihe uzimuka iwawe mu majyaruguru uri kumwe n'imbaga nyamwinshi y'abantu, mwese muri ku mafarasi, muri igitero kinini n'ingabo zitagira ingano. Uzaza gutera Israheli umuryango wanjye, boshye igihu kibuditse hejuru y'isi. Mu minsi y'imperuka nzakuzana utere igihugu cyanjye, bityo amahanga azakurizeho kumenya igihe nzagaragariza ubutungane bwanjye mu maso yabo nifashishije wowe Gogi. Bo urabona rero, shimye ko wanageze naho ntari nageze. Avuye ruguru muri noru, barahivugiye yuko yaturutse muri noru aza atera ubwoko bwe Isirayeli. Hariya ruguru wasomye ko hari byanditse ko ari muri hagati au centre de la terre, donc le nombre de la terre n'ubundi ni kuri centre. Handitse hano ngo mu gihugu rwagati, mu isi rwagati. Mu isi rwagati. Hariya rero iyo iza kuba ari Isirayeli iri muri ntuza hariya muri mu Barabu, ntabwo aba yaramanutse, ahubwo aba yarazamutse ajya ntuza. Iyo azamuka ntabwo yari kuba agiye mu isi rwagati, urumva? Hariya birerekana yuko bariya bantu baje Gogi ya Goge cyangwa ni Gogi hano ni Goge. Ati uzaza ugiye kurimbura abantu bari bibereyeho paisible, abantu bari barabaye rassemblé à travers ntuza le monde, akaza akabashyira muri ako. Umva, wibuka ko twavuze ukuntu u Rwanda rwabaye peuple n'abantu bavuye hirya no hino. Umva, bari bamaze kwirogopa, bamaze kwiregeza, bamaze kuba intuza, noneho wowe ugiye kubasambura, ubasambura. Ariko aho nshaka kuvuga naho ngaho bari bimereye neza, bari maze kuba tranquille, bagize gute, nta moyen de défense bafite, nta n'ingabo zabo ntizari ziteguye atuka intambara, zaratunguwe. No moyen de défense, urumva? Nta mahanga. Ari umukuru w'ingabo, umukuru w'igihugu, ari umukuru w'ingabo, ari minisitiri w'ingabo, ari abo bose nta bari mu gihugu. Umutwe bari bawuciye bawurangije. Barangije. Kandi nta defense bya bindi bavuga ngo umurwa wa Isirayeli uzitiye ugira gute, Palestiniens ntibashobora kwinjiramo, n'abaki bose ushobora kwinjira n'intuza. Hariya nta bihaba, ni prende ntuza winjiramo nkaho ugiye mu isoko, urumva? Donc iki gitabo kirasobanura neza muri detaye intambara y'inkotanyi cyane rwose. Hano birumvikana uko baje n'ibiruru n'ibiki byose. Imubwiye ngo ugiye gukora iki, ko hariya barashe indege ikamara kugwa,
ntuza byabaga ntuza ya accord d'Arusha yashoboraga kujya muri ntuza, wowe ugiye kurwana urarwanira iki? Ugiye kwiba, kwiba no kwica no gusahura no kwica gusahura. None se wararebye usanga hari ikindi kintu kizima kirimo gikorwa hariya mu kiriya gihugu? oya, na mbere iyo ntambara nicyo yari igamije, kuko baraje igihugu barakivida, barasahura babijyana hanze. Kandi umuntu uje kubaka igihugu ntabwo akura ibintu mu gihugu ngo abyambukane imipaka ajyane hanze. Umupaka wari ufunguye, abantu batwara ibintu, basenya, basahura. Ibyo ni ibintu bica byinshi, mu kwica nibyo byari imbere, nabyo byari bibabaje kurusha ibyo byose. Yewe ntabwo ikibazo ntabwo ari so guca imanza no kugira gute, ni ukuwereka uko byanditse nuko byagenze. Urumva, abantu bashaka gusoma kumenya uko byagenze muri nuza hari iwacu, be kugendera ku amarangamutima, barebe icyo umuhanuzi Ezekiyeli yanditse Imana yamubwiye. Ni ibintu ni ibintu Imana yiteguriye. Urumva, kandi hari impamvu ibitegura. Urumva, uriya muntu Imana yaramuhisemo, yaramutoye. Ari nayo mpamvu uwo bita Rwigema siwe wari watowe. Uriya yaramutoye, imuzana aje gukora misiyo y'intuza y'amezi 42. uravuga uriya Kagame? Noneho bayoborwa n'undi utari we, noneho wa wundi n'abandi bari kumwe bose ibavanamo. Ariko undi ntabwo yasinziraga kuva abandi binjira. Ni we wumvaga arimo abwirwa ati jyewe ndimo ndagira, bambwire ko wa wundi wagize yapfuye yagize gute, yateye, ntabwo ari we, ni jyewe. Undi yari abizi. Nuko afata indege basi. Hanyuma amezi 42 arangiye, manda yari ahawe yari irangiye. Aha ngaha ndagira ngo babwire yuko naje kumenya yuko jete nari témoin de l'histoire, témoin ya biriya. Ko ndabyibuka kuko impamvu mvuga ko nari témoin yabyo, nababwiye nti navuye mu Burundi njya mu Rwanda, nagiye mu ndege Papa Paul wa kabiri yari arimo aje mu Rwanda. Twarazanye, sinari nanabizi. Ubwo naje kubibona nyuma yuko iyo ndege niyo yonyine yageze mu Rwanda, kandi niyo yari yajemo, nanjye niyo nari najemo ku mugoroba. Noneho hari ibintu narabivuze ubushize, Papa yagombaga kudakora, aragenda arabikora, ajya gusoma misa muri Saint Michel. Ibyo bintu byajemo byateye ikibazo, ntiyagombaga kubikora. Ariko rero iyo tariki ya 7 y'ukwezi kwa 9 muri 1990,
nari najyanyemo na papa wari wagiye gutanga uruhushya rw'uko abantu baza gusobanurira u Rwanda yuko rugiye guterwa n'ibiki byose, kandi ubwo biraha favor bariya gogi nibarinde kugira ngo azatere cyangwa se bene wabo bakazaza mu Rwanda. Y'amezi 42 arangiye, umuperezida wa papa i Rwanda niwe wavuze ati igihe cyarangiye, mwitegure karaba uyu munsi. Ndetse ko yibeshye, ariko ni umuperezida wa papa wabivuze mu Rwanda. Uwo munsi abivuga niho nari mvuye mu Rwanda ntashye ngiye i Burundi. Nari mazemo iminsi nk'itatu, naragiye muri weekend. Donc uwo munsi niho nanjye nari nsohotse mvuye mu Rwanda. Namaze kugera hanze ngira ntuza, ngira biraba birikubita. Uwo munsi mbere yuko inkotanyi zitera mu Rwanda muri 90 mu itariki ya mbere, bwarakeye umwana wanjye wari muri maternelle, abantuza kana k'agakobwa, ubundi bwana bungana bigana bw'inkotanyi, bw'abana b'inkotanyi buragakubita. Ngo inkotanyi zateye mu Rwanda. Yoze urumva akana byabaye ngombwa ko uwo mwana muvana mu ishuri. Yari arimo mushyira mu ishuri ry'Abanyamerika. Abandi bana nibo bamukubise kuko bumvaga ko abo bana b'ababyeyi umubyeyi cyangwa ababyeyi w'umunyarwanda baramukubise. Yaje kubindegera, noneho muvana aho ngaho mushyira mu ishuri ry'Abanyamerika. Icyo gihe Abanyamerika barwanaga no muri Iraq, noneho intuza z'Abanyamerika zose ziri ambasade n'ibiki ibigo byabo byose byari birinzwe. Donc aho hantu hari protege, niyo mpamvu namujyanyeyo kuko sinangaga Rwaserera. Ubwo urumva inkotanyi zirateye, umwana wanjye arakubiswe azira ibintu atazi, cy'amoko ntabyo azi, ntabyo yigeze ntiyabivukiyemo, ariko yarakubiswe ngo bazi yuko umwana w'umudiplomate uri aho ngaho. Ni ukuvuga ngo uwo mudiplomate uvuye mu Rwanda n'uwo kwa Habyarimana ni umuki n'ibiki. Bref, y'amezi 40 arangiye, wa mwana nari naramushubije mu Rwanda na nyina na murumuna we, kubera ko i Burundi bari bamaze kwica ndadaye amantuza, ibintu biragira bimeze nabi. Asubirayo ajya kwiga mu ishuri ry'Abanyamerika ryari i Kigali. Noneho igihe y'amezi navugaga arangiye, jewe nagiye mu Rwanda. Nari nsigaye Bujumbura ryenyine, umuryango wundi wibereye i Kigali. Ariko umunsi mpagurutse, kakana nakibye nyina ndagatwara. Wa wundi wakubitiwe hariya ugomba kuba naramenye yuko za nkotanyi noneho zije zitazamusiga. Yari yarazimenye hakiri kare. Naramwibye ndamutwara. Ubwo urumva iyo ntuza, iyo periode, iyo umwana nawe ubwo yararangije y'amezi y'intuza. Umwana niwe ugira ntuza mfete, kuko amezi 43
n'abiri n'ayo mwana. Ariko igihe cya mbere njyewe nagendaga na papa, noneho nonse apostolique akakirangiza. Iriya ni iminsi ndavuga ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa 9 muri 90, ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa 4 muri 94, ni iminsi 1290 iravugwa muri Daniyeli, ntabwo nibuka neza umurongo, ariko iyo minsi 1290. Iyo minsi yari irangiye, kandi papa agenda, nanjye njya mu Rwanda. Ubwo nari ngiye guhamba umugore wa mukuru wanjye. Ngiye kumuhamba, ngenda mu ndege, yageze yitinze, sanga banamuhambye. Hanyuma ya tariki ya 7 y'ukwezi kwa 9 nako kwa 4 94, niho umugabo wa mudamu nawe bamwishe. Urumva iyo minsi 1290 irimo aho ngaho iragira. Donc nabaye temwe yayo, sinshobora kuyibagirwa, kandi ibyo ngomba kuba ari byo nari nateguriwe kugira ngo nzabibere temwe. Urumva biriya bintu mu by'ukuri hari ikintu hari navuze ubushize, yenda nongera ndibuvuga ngire ntuza. Muri uriya muri uriya rupfu rwa Habyarimana, rwabaye kuri tariki ya 6 y'ukwezi kwa 4. Amfete rwabereye rimwe n'urw'umurundi uwitwa Ntaryamira. Ibi bintu ubirebye biravugwa mu gitabo cya Daniyeli, umurongo wa 8, igice cya 8, umurongo wa 7 n'uwa 8. Ariko mbere yuko ngera aho ngaho, mbere yuko ngera kuri Daniyeli, ndabanza nge kuri kwitangiriro Genese. Wahajya nicyo kibanza. Icyo ndakizi. Nangirije iyi chapitre 49. Yani nasıl burası chapitre yani?
ya nyuma ni 50. Okay. Oui. cumi na gatandatu kugeza ku ya 18. Dani azaca imanza mu muryango we nk'uko indi miryango ya Isirayeli bigenza. Dani arabe inzoka mu muhanda, impiri mu kayira iruma ifarasi ku gitsi, maze uyari ihetse agacuranguka. Uhoraho niringiye agakiza kawe. Okay. Gumana mu mutwe uwo intuza uvuze nyuma ngo Uhoraho niringiye agakiza kawe. Niringiye agakiza kawe. Bon. Biraba ngombwa yuko nsoma mu Gifaransa. Aravuga ngo Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le sentier, sur le chemin, une vipère sur le sentier, qui mord les pâturons du cheval pour renverser le cavalier. J'espère en votre secours, Seigneur. Urumva uriya azaba azi yuko ari nko muri Isirayeli. Urumva azaba ari inzoka ku nzira isanzwe, ariko akaba vipere, donc ya yindi iguruka sur ntabwo hari ku muhanda hano hakaba no ku nzira rusansiye. Ahangaha icyo nashaka kubereka nuko ya vipere ariyo yohereje misiri. Misiri ikajya kuranversa nde, ikoze kuranversa le cavalier. Le cavalier c'est le chef de l'armée. Yagiye donc kugira ngo iranverse le chef kuri cavalier, iyo inosha cyangwa se igira kuri ntuza kuri le patron du cheval. Biri mu gitsina. Yaramverishije ya ndege igamije kugira ngo wa mundi agire amanuke. Afite kumwica nta kundi ikishaka kumwica. Avuga ati azaba inzoka isanzwe ku nzira. Hano murebe uyu mushevare yakoye umushevare. No, iyi viperi cyangwa se y'inzoka yahanuye indege irimo abakuru b'ibihugu babiri, u Rwanda n'u Burundi. Nimujya muri Danieli murasanga ari sindamenya kubisobanukirwa kubitandukanya neza. Robuke roberiye, robuke ihene ni iyihe, intama ni iyihe, simbizi. Robuke ndumva ari buke ni intama, no? Reka ne kubyivangamo nanjye bizijemo confusion. Okay. Icyo yaguye ni roberiye ifite imitwe ibiri.
noneho nureba u Rwanda uko rumeze, korune ifite, u Rwanda rufite korune rugenda rugana kuri Lake Victoria. Uko u Rwanda rumeze rufite korune rugana kuri Victoria. Uko Burundi bumeze ufite korune ijya muri ntuza muri Lake Tanganyika. Iya ntuza rero iyo beriye se icyo ni igihugu kimwe Rwanda Burundi. Les deux cornes iyo mitwe yombi nabo bakuru b'ibihugu byabo, ni iyo mitwe y'ibihugu byabo. Niyo ya ntuza ya nzoka yahanuye, ariko ibahanuriye hehe? Kuri ntuza, ibahanuriye sur le sentier, uko ari vipere. Sur le chemin, ya nzoka niyo yahanuye, nako niyo yishe wa wundi w'i Burundi. Ariko murogoye gato wagaruka neza muri kamera uri ku ruhande. Sorry. Ya nzoka niyo yishe wa wundi w'i Burundi. Ndadaye narabisobanuye ubushize. Ariko mvuga ko Ndadaye yahorerwaga Rudahigwa. Ushobora kujya kuri Izayi uhagera umbwira. Ndahari. Kangahe? 14. 14. Tangirira kuri 28. Umwaka umwami Akazi yatanzemo hatangazwa aya magambo: mwebwe mwese Abafilisiti, ntimwishimire ko ikiboko mwakubitwaga cyacitsemo kabiri, kuko mu mwiyuburure w'inzoka hazasohokamo impiri, naho mu mpiri hakazasohokamo ikiyoka kiguruka. Ni ya viperi uvuze ngo iki? Ya mpiri nari nshyize mu kintu. No, impiri ni nk'uko wavuga umusinga, urumva? Noneho umusinga akabyara intuza iyo viperi. Ariko ati ntimwishimire yuko inkoni yabakubitaga ikiboko yavunitse, urumva? Ati hariya hazavamo la race de serpent, de la race de serpent naîtra un esprit, et son fruit sera un dragon volant. Urumva? Iriya rero uriya bishe Rudahigwa aguye n'uza ati hazaza de la race de serpent, iyo ntuza nyine, ntuza yayo hazazamo un serpent, donc un dragon
cyangwa se NSP ya serpasi rosantier kuko ndadaye bamutwaye ku muhanda bajya kumwicira umukizu cy'ingabo z'abarundi kandi nababwiye yuko icyo gihe aho bamwiciye uriya umukuru gogi w'intuza wo mu Rwanda na Kajuga Robert baraho muri make nibo bagabye igitero urumva noneho ya Dragovora umwaka ukurikiraho iragira irimuka donc yohereza intuza ubumara ku ndege bafu umukuru w'ingabo umukuru w'igihugu agenderako ajyana n'umukuru donc le chef d'état major igihugu kidafite na ministre wa defense ntaki undi avuga ati ngiye kubatera nta kundi urabibona donc ibi byose birerekana yuko ibyabaye mu Rwanda ntabwo ari accident byari biteganyijwe papa yabishemo arakora arerekana arayobora agira gute abaha igihe kimara intuza amezi ararangira noneho baratangira babona gutera kandi harya kirya gihe urumva twe kujya tubicaho ngo tubyirengagize muri kiriya gihe niho hishwe sinye abanyarwanda bari barahawe sinye Emmanuel niho yishwe c'est-à-dire sinye Emmanuel Segatashye Emmanuel wari warabonekewe Kibeho wari yabonekewe na Yezu amaze kwemera misiyo Yezu amuhaye Yezu aramubura umuntu asigara akora ibitangaza umuntu usanzwe atashobora kwikorera bamwiciye muri irya ntambara yo muri 1994 urumva iyo ntuza iyo ntambara yo muri 1994 niyo Nyirarumaga yari yarahishuye ati hazabaha intambara nzakizwa n'abasirikare bazagira kuko hazabaha ibintu bizaba bikomeye yabihishuye u Rwanda rugitangira muri poeme yise impakanizi ntawe ushobora kuhakana ibyo bintu noneho aho ngaho ibyo birangiye niho usanga babandi bo kwa Gogi ingabo ziturutse hirya no hino zaje gutura muri Parlement ibintu bidasanzwe ibintu biri ridicule rwose n'umuntu wese n'umwana muto yabyibajijeho ariko birapfa yes muri icyo gihe abantu batagombaga kuza i Kigali ahubwo bagombaga gusohokamo niwe indege bayirashe bukeye bwaho niho bagiye kurwanya Kristu Mwami bica abasenyeri bica abihaye Imana bangana gutyo abiciriga kurazo muri icyo gihe niho Bikira Mariya yazamuwe yabuze ntiyongeye kugaruka ku mugaragaro muri ntuza hariya ikibeho mu Rwanda reka nkwibutse igihe dusigaranye ntabwo ari kinini dusigaranye iminota hafi 20
narangije kuko mu byinshi nabivuze mu by'ukuri yewe nagira ngo donc iyo ntuza iyo Bikira Mariya yajyanywe nibyo byanditse mu gitabo donc atangira arinda agenda nuko yagiye cya kiyoka kiri mu byatumye ihungishwa ya nzoka twabonye hariya muri Genèse twabonye muri Izayi twanabonye muri Daniyeli ubwo nzi niba Daniyeli twabonye mu kiyoka ariko muri Genèse no muri Apocalypse na Izayi birimo donc iyo ntuza iryo zamurwa rikajyanwa muri desert. Iyo desert jewe nahuriyeyo nawe aravuga ati navuye mu Rwanda ntabwo bigeze bumva ibyo nshaka kubabwira. Wahuriyeyo nawe muri desert? Iragiye mu ibonekerwa kandi yatubwiye ko ari muri desert nyine nkuko Yohani yabatiza yagiraga. Noneho ibyo byose nashakaga kubabwira yuko niba muri Genèse bavuga bati abana ba Yakobo niwe waraze bariya bana be uyu Daniyeli Yosefu n'abandi bariya bana Yosefu mu Rwanda yarari muri Efremu ari muri umukuru w'igihugu hariya urumva. Noneho Dani ari muri Gogi wa undi Gogi ari we wari uvuye ruguru muri no azatera. Uwo niwe Dani niwe uriya wahanuye iyo ndege akagira ntuza akica na ntuza na Ndadaye na Ntaryamira. Hari ikintu ntavuze kandi gikomeye. Umwistoriye w'umurundi yaranditse yuko mu gihe abega bavanwaga mu Burundi baranyanka donc Charles baranyanka ni umwistoriye w'i Burundi yanditse avuga yuko umwami Rusatsi yari yahaye ubushefu umwega witwa Baramba. Noneho umushefu Baramba ageze hariya mu bushefu muri sheferiye we ayigira ubwami yikorera ingabo nako ingoma yigira umwami yigize umwami ntuza Rusatsi arabimenya. Rusatsi abimenye yohereza chef d'état major we aragenda aratsemba bose. Cyakora abahungu be batatu ngo bashobora kwihisha baracoka ariko Baramba we yamuciye umutwe aroha muri Rusumo. Ahangaha rero mbabwire yuko mu rupfu Rwanda daye donc babana ko ari batatu nibo baje bakaba bega abakono n'abaha niko ubwo byaje kugenda bagiye mu Bugesera birakomeza. Ariko mu rupfu Rwanda daye Ndadaye ntabwo bamusigiye ubanza nta muri ntuza ye muri serikeye ye ngo bashyizemo umucanga. Naho umurambo we ntawo shyingo. Ntabwo wigeze awubona. Ariko jewe umwe mu
abashyize muri iyo ntuza abarundarunza ayo mantuza yaraje kubimbwira, agiye yarabimbwiye umwe muri bo. Ikindi cyakozwe ni uko umwe mu bo bafatanye na Ndadaye witwa Jire Rutezu Jire Ndera izina ubanza yarashinzwe intuza service de renseignement n'iki bibaza ubute bigeze ubute ibintu nk'ibi, niwe bashyize muri ntuza muri riviere nk'uko baramba bamujugunye muri riviere bimaze ubute, niwe bajugunye mu mugezi uri umanuka ugira ntuza mu mujyi w'i Bujumbura. Urumva abantu bishe Ndadaye bari bafite intuza inzika yari imaze imyaka 200. Urumva urupfu ukwirukanwa kw'abega mu Burundi n'urupfu rw'abaramba bwaraje bwibagize ntuza nabwo bwakoze impact muri hariya mu rupfu rwa Ndadaye. Nk'uko Rujugira Kirima Rujugira yateye Uburundi nawe arimo ashaka kwihimura, ariko uwihimuye kurusha n'uwagiye intuza i Bujumbura akica. Urumva? Donc rero nashakaga kubabwira yuko ibintu byose byagiye biba mu Rwanda ndetse no mu Burundi. Abarundi bafite ibindi nigeze kubumva babivuga babiririmba bagira gute ku gihe cya Nkurunziza, nabo bafite amateka yabo abajyana ntuza muri Arabib. Y'u Rwanda bamenye yuko ibyo barimo abantu bibwira bakora, ntabwo igihugu ari cya kindi icyo ari cyo cyose cyagomba gukora ibintu ibyo ari byo byose nk'uko abandi babikora. Kiriya gihugu ni igihugu cy'ubutorwe, kigomba kugarukira Kristu Mwami na Bikira Mariya. Abantu bagomba gushaka intuza amahoro n'iki, ari abantu bagomba kugira ntuza kwiyeza umutima, kwitunganya, kugira ntuza bagarukire Bikira Mariya na Yezu Kristo. Kuko igihugu kugira ngo uzakibemo ugomba kuba uzemera umwami n'umugabekazi. Abashaka kumenya guhuza ayo mateka yacu, ndabaha zimwe muri za verse biblique bagenda basoma. Ntabwo nzisoma nyinshi, narazisomye nagira ntuza bazabonamo byinshi, hanyuma ibindi babyibonere ahandi uko bagenda basoma bumva n'iki bazagira. Nusoma ahariya tumaze gusoma muri Genèse 49 ushobora jewe nakuyemo icyo Yosefu Yakobo yaraze Dani, abitwa abo badani niba biyita badani bamenye yuko bakibwira ngo ninuza n'abatutsi. Ni ukuvuga ngo barimo barajya muri wa mugware w'abantu. Nibajya mu gitabo cy'ibyahishuwe bakareba abana ba Yakobo uko bazaba bameze mu gihe cya nyuma, mu bwatsi bw'intuza, ntabwo Dani arimo, ntabwo Dani arimo. Niba rero bashaka kwemera Imana, bemere Bikira Mariya, bigire basenge bicuze bagire gute, ntabwo bazaboneka. Ibyo ntabwo jewe ndababwira barebe muri ntuza mu gice cya 7 cy'ibyahishuwe, bazebe umubare w'abana ba Yakobo, ntabwo bazabonamo Dani. Yagiye hehe?
barebe igitabo cy'umuhanuzi Ezayi igice cya 7 ku murongo wagisome cyose kiravuga ibintuza, ariko cyane cyane ndashakaga gushyiraho biriya bya Emmanuel, sinye Emmanuel ni Imana iri kumwe natwe, yarabitubwiye, ibwira umwana umutoya witwa Segataje ati genda wiyite bakubatize Emmanuel, kandi bazi neza icyo Emmanuel bivuga, kandi Yesu yari ahari, ariko kugeza n'ubu ntabwo waramwembe. Barebe Izayi 22:15 kugeza kuri 23. Aha ngaha haravuga les deux officiers du palais, donc le chef d'armée. Mwibuke ko Habyarimana yari chef de l'armée mu gihe cya Kayibanda. Noneho kiriya ntuza yaragarutse, Kagame yaraje aba chef de l'armée ku gihe cya Bizimungu. Barareba ukuntu chef de l'armée umwe yakuyeho undi, barabona uko bazabona iyo ntuza, ayo mateka uko byagenze. Barebe muri Amosi, ntabwo twabivuze nabyo, Amosi 6 umurongo wa 8 kugeza ku wa 10. Aha ngaha haravuga ukuntu Imana yanga pale za Yakobo ni nyinshi cyane, kandi ntuza pale ibigomba kuba imwe, ariko bo bagize nyinshi hirya no hino. Wajya muri leta major ukayisangamo, wajya mu Rugwiro ukayisangamo, wajya i Kanombe ukayisangamo, wajya kuri ntuzamo Rebero ukayisangamo, wajirambura ukayisangayo, wajya mu ndege ukayisangamo, wajya muri mu Kiyovu ukayihabona. Ibyo byose aravuga ati je déteste vos palais. Noneho iyo ntuza, iyo Amosi arabivuga, aravuga ati nihasigaramo abantu 10 bazapfa. 10 ni umubare, niwo mubare munini muri ntuza igira yaba muri ntuza base Romaine. Mu ndege hari hasigayemo abantu nk'abo ngabo. Indege yaragomba, yarahanutse. Zakariya, nibajya muri Zakariya 14 ku murongo wa 1 kugeza ku wa 5, bazabonamo ya ntuza ya vallée de montagne, kandi wibuke ko le montagne imwe ari ya Yezu ya Mont Kigali, ya Monjari ari ya Nyirarumaga ya Bikira Mariya. La vallée yayo iri hagati niyo ijyana kuri la route sainte. La route sainte ni muhanda cyangwa inzira hagati. Yari iteme, iryo teme rifungura inzira ya la route sainte. Noneho ikazagera hehe? Ikazageraho ku nzu y'Imana. Inzu y'Imana irimo irubakwa, yagombye kuba yaranuzuye cyangwa iri hafi ikibeho. Mariko 13 kuva kuri 14 kugeza kuri 16. Aha ni hahandi avuga ati nimubona baba sodawi iki n'ibiki nibajya bakinjira bakajya ahantu hadasanzwe, muzabona muzava aho ngaho, aho mwaba muri hafi aho ngaho hose muzagende mujya muri dare ntuzare montagne. kuko igihugu kizaba Jerusalem izaba yatangiye kugabwaho ibitero. Nimuzahunge mutareba inyuma,
mudahungira muri est cyangwa inuza niho bari, ahubwo muzahungire muri vallée de montagne, vallée de montagne. Ezekiyeli 38, ariko ubundi ushatse watangira kuri Ezekiyeli igice cya mbere, iyo yose yonyine iraba bivuga byose, ibyinshi urabyumva n'ibyo ndimo mvugaho. Revelation 12 na 13, 12 yose, 13 iravuga biriya iriya amezi 42 yahawe le dragon kugira ngo ikore inuzi. Ubwo na Danieli iriya profesi zose za Danieli za messianique zose ushatse wazisoma. Donc inuza muri make biriya the prophecies zivuga inuza Israel messianique zose ushatse wazisoma, wubaza uti aha hantu bivugwa ni iwacu mu Rwanda. Ibyo rero nagira ngo banyurire muri make ya madamu ndimo ndarangiza. Nagira ngo donc mbahe resume y'ibyo maze kuba hano, resume y'ibyo twashakaga kubabwira, yuko igihugu cy'u Rwanda mwe kugifata nk'uko bafata ikindi gihugu icyo ari cyo cyose, mugifate nk'igihugu cyahawe, cyashyizwe hari iwacu, cyari igihugu cya Israel. Ariko cette fois-ci Israel yabaye Kristu, kuko Kristu na Israel ni bamwe. Donc igihugu cy'u Rwanda nicyo cyabaye icya Kristu Mwami. Ibikorwa byose, ibyakozwe byose, ibyanditswe hariya ni mu bishyira iwanyu murabyumva. Donc ibyanditswe mu gitabo cy'Imana, cyangwa se ibyanditswe neza n'abasizi b'abasinga bahawe intuzi, birabereka neza yuko biriya bintu ari Isirayeli yahishuwe mu gitabo cy'Imana. Ndumva mu magambo simvuze ngo ahinnye cyangwa ageze gute, nibyo nashaka ko tuvugana uyu munsi. Numvise ko n'iminota nari nahawe yarangiye. nuko mukomeze musenge, mukomeze mwiragize, musabe imbabazi, musabire igihugu cyacu, musabire abanyarwanda, kuko iki gihe kirakenewe. Ariko se madamu, madamu Niyera, ntabwo uri budusomere bwa butumwa? Amasaha agiye, wazabisoma ubutaha tukabiheraho. Okay. Ntabwo nabonye nanjye n'umwanya wo kubisoma neza kugira ngo mbumve. Okay, reka tuzabisome ubutaha. Ni ubutumwa bwa Bikira Mariya, kandi igihe cyabwo cyari kigeze. Ubwo tuzabisoma mu minsi mikeya iri imbere. Vuba cyane tuzagaruka tukuganira. Okay. Murakoze cyane. Abanyarwandakazi rero mwakurikiye ikiganiro cyiza cy'amateka yacu, amateka utabona ahandi. Dushishikariza, ikiganiro ubwacyo kidushishikariza gutekereza cyane no kwita ku butumwa buri mu ivanjiri ntagatifu, butubwira amateka yacu ko ari amateka adatunguranye, ahubwo Imana yayateguye kandi ikaba ifitiye umugambi igihugu cyacu. Ngewe rero nabakangurira koko gusoma iriya mirongo mwahawe mukareba. Umuntu wese afite uburenganzira bwo kumenya. Ni ngombwa rero kwishakashakira, ariko iyo ugize Imana umuntu akagutungira agatoki, nawe ujya kureba ikiraho wakohereje. Ikiganiro cy'uyu munsi rero naho gihagarariye, ubwo tuzakomeza ubutaha. Mugire umugoroba mwiza. Reka nshyiraho aka karirimbo tugasorezeho.
murakoze cyane rero.